Ubukangurambaga bwihariye buri gukorwa n'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango bugamije guteza imbere igihingwa cya kawa muri aka karere. Ubuyobozi buravuga ko ari ngombwa ko abahinzi ba kawa basobanukirwa byimbitse uburyo bunoze bwo gukorera kawa bityo ngo irusheho gutanga umusaruro. Gusa ariko nubwo abahinzi bari gukangurirwa kwita kuri kawa yabo, baragaragaza impungenge z'uko amafumbire ndetse n'imiti bigomba gushyirwa muri kawa bitabagiriraho ku gihe, bigatuma umusaruro urushaho kuba muke. Sostene Mwizerwa uhagarariye koperative Kokara abishyize hamwe ikorera mu karere ka Ruhango, umurenge wa Ruhango, asaba ubuyobozi bw'akarere kubafasha kubakemurira iki kibazo ku buryo mu bihembwe bitaha by'ihinga barushaho kubona inyungu iturutse mu buhinzi bwabo. Kutegerezaho amafumbire ku gihe ndetse n'imiti, kuko usanga nk'ubu hateye udusimba tumeze nk'urunyo tugenda tukamunga igiti cya kawa. Ubwo nkumva ko icyo kintu leta iramutse kidufashije tukabona imiti ku gihe byadufasha, ndetse n'iyo fumbire ikabona ku gihe, kuko bituma umusaruro wiyongera. Mu bihe byose bishize ngo kuba abahinzi batarabonaga amafumbire n'imiti ku gihe, ubuyobozi bw'akarere buvuga ko ngo byaterwaga n'abacuruzi bayo batagiraga umwete mu kwegera no gukorana n'abahinzi bya hafi, bityo bikagorana kubahuza. Gusa ubu ngo igisubizo gihari nuko hashyizweho uburyo bushya bw'imikorere. Kabano Sharire, umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo w'akarere ka Ruhango, avuga ko inkeragutabara arizo zigiye kujya zikorana n'abahinzi mu kubegereza amafumbire ndetse n'imiti, bityo ibyari imbogamizi bikaba amateka. Guhuza abahinzi n'abacuruzi byaragoranaga cyane ko wasanga abacuruza batazigeza ku gihe ku baturage, ugasanga no kugira ngo babegere bigorana. Ariko igisubizo leta yafashe ndetse natwe dukurikiza nuko hajemo gukorana n'inkeragutabara. Ayo mafumbire bakayageza hafi y'abahinzi kandi bagakorana neza, bakuzuza ibisabwa ku gihe. Tukaba twizera ko uyu mwaka muri iki gihembwe cy'ihinga ibintu byinshi bizahinduka kubera ubwo buryo bushyashya bwaje gukorana n'inkeragutabara kurusha uko twakoranaga n'abagorodirazi nabo babonekaga mu buryo bugoye. Gusa ariko nubwo abahinzi batabona amafumbire ku gihe ngo umusaruro babona urushaho kwiyongera, baranishimira ko guhinga kawa byatumye batera imbere, dore ko bamwe bikenuye aho babashije kwizigamira, n'utari ufite itungo akabasha kurigura, bakabasha kwiyubakira amazu n'ibindi byabafashije kwiteza imbere. Umwaka ushize 2015-2016 umusaruro wa kawa wabashije gucishwa mu nganda muri aka karere ka Ruhango ungana na toni 246. Hakaba habarirwa inganda zigera kuri 7 zitunganya kawa. Ubuyobozi bukaba buvuga ko igihe abahinzi babashije guhabwa amafumbire n'imiti ku gihe bizatuma uyu musaruro urushaho kwiyongera.